mu mateka mutubwiye muti impamvu nyamukuru zirimo n'impinduramatwara ariko reka turebe ubuyobozi muri Iran ubwayo urabona ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino hari abantu benshi barwanyaga ubuyobozi bwari buriho bagaragaza yuko batabwishimiye bamwe bakavuga bati aba ni ibikoresho bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika reka turebe ubutegetsi ubwabo mu gihugu na opposition yo muri Iran yari imeze iti kugeza uyu munsi wa none buri uretse itangazamakuru ribyibushye ibintu gusa ariko ubutegetsi bwa Iran kuva muri mpinduramatwara bahirika umwami wariho icyo gihe bakagira icyo bita Repubulika ya Iran no kuvuga ngo kuva icyo gihe kugera uyu munsi Iran ifite imiyoborere isa nkaho itandukanye n'indi miyoborere tumenyereye kuko ni igihugu cyubakiye kuri revolution kikagira n'umuyobozi w'ikirenga nk'uko watangiye ubivuga uyu baheruka kwica witwa Ayatollah Ali Khomeini uriya niwe kizigenza niwe byose mu gihugu no kuvuga ngo nubwo hariho umurinzi wa revolution ariko hari na perezida wa Repubulika ya Iran we nubwo atorwa ariko yemezwa n'umuyobozi w'ikirenga wa Iran akaba ari nawe ufata n'ibyemezo byose binini bireba igihugu cya Iran byaba imbere mu gihugu cyaba no hanze y'igihugu aho rero niho abantu batabibonaga wenda uravuze uti abantu babonaga leta ya Iran iriho bakumva ko ikorera mu kwaha kwa mpatsi ibihugu reka mba ariko mbivuga abenshi niko babyumvaga kandi namwe murabizi mu isi twarimo wenda ubu turimo gushaka kuvamo nuko yakabaye isi buri muntu wese yifatira ibyemezo rero muribuka bijya kuzamuka abantu babishingiye ku ntambara yabahuje na Iraq yo muri 80 ikarangira muri 88 intambara yamaze imyaka 8 hagati ya Saddam Hussein na Ayatollah Khomeini icyo gihe abanyamerika bari kuri Iraq abarusiya bari kuri Iran ariko icyo gihe intambara irangira n'ubundi Saddam Hussein hari uduce yigaruriye kuri Iran aho rero niho nyuma yaho Iran yatangiye gusa nkaho igirana ibibazo bikomeye na Amerika kubera ko mu ntangiriro ubundi hari umubano bari bafitanye nyuma yaho ho bamaze kwinjirira ku mubano n'Uburusiya wa mugozi uracitse noneho baba banzi bakadasohoka aho umunyamerika anyuze bati ni shitani ngira ngo hari n'abayobozi bigeze abitwaga ba Ahmadinejad binjira muri UN bakavuga ngo icyuka cya shitani kirahise ubwo bavugaga icyo gihe George Bush n'ibindi rwari urwango rero rutahishirwa rutarimo kwiyoberanya umunya-Irani ku munyamerika yifuzaga ko umwe yaba iruhande rw'undi ngira ngo murabyibuka yuko hari n'igihe mu gikombe cy'isi Iran yahuye na Amerika Iran itsinda Amerika bamwe mu bantu baravuga ngo n'ubu niyo yakwitahira yabifashwe nk'ikipe itwaye igikombe cy'isi ibyo ntibikubwira ngo uyu ni umukeba mbese utagereranywa n'abandi afite umwihariko we uko rero niko byafatwaga ariko muri ibi bihe reka mvuge ngo ishusho abantu babonaga yarahindutse ababonaga ko wenda Iran ari igikoresho cya Amerika cyangwa ari inshuti ya Amerika kadasohoka uyu munsi bakaba barimo guterana ibishirira ndakeka ko wakekaga gutyo ubu yabonye igisubizo noneho hari ikindi yavuga yego Alexis Iran ni igihugu kitanaturanye mu buryo geographique na Israel ni igihugu kinini gikubye hafi inshuro 75 Israel cy'abaturage benshi miliyoni zirenga 80 urebye mu buryo bundi geographique iriya ntambara iri hagati ya Iran Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika iragira ingaruka ku bantu bose ku isi ndetse by'umwihariko no ku bihugu byacu byo muri Afurika ndetse n'u Rwanda hari uburyo bwinshi izo ngaruka zigaragara kandi hakabaho n'ingamba zo kwitegura ndetse no guhangana nazo
ingaruka ya mbere iri kugaragara ku isi hose ni ibijyanye n'ibikomoka kuri peteroli, kubera ko iriya nkomane ya Hormuz iri hariya mu kigobe cya Irani inyuramo peteroli nyinshi, hafi 1/5 cya peteroli icuruzwa ku isi. Bivuga ngo ibihugu bikura peteroli hanze bizagirwaho ingaruka, ariko si ibyo gusa. Iyo urebye ibicuruzwa binyura hariya bijya muri Aziya, dukurayo ibicuruzwa byinshi. Bivuga ngo Aziya nayo nigira ibibazo by'ubukungu, natwe duhahira muri Aziya tuzasanga ibiciro byazamutse ku buryo ubwo aribwo bwose. Dushobora rero kwitega ko ibiciro bizazamuka, ariko tugomba gufata ingamba kugira ngo nk'abanyarwanda tudahungabana. Ubu ngubu dufite ingamba ku nzego nk'ebyiri. Urwego rwa mbere ku bijyanye na peteroli, turi gukorana n'abakura peteroli hanze kugira ngo turebe peteroli yacu iri mu nzira yamaze kurenga ziriya nzira ziri kuberamo intambara, turebe ko yagera mu gihugu vuba, ndetse nihagera tube twizeye ko dushobora kuba dufite ububiko buhagije. Icyo gihe nibura tuba tuvuga ngo ibi bishobora kuba mu mezi 2 bigahosha, turamutse dufite peteroli yinjiye mu gihugu tukaba tuyifiteho ububasha. Iyo ni ingamba imwe. Turimo turakorana n'abazana peteroli ngo turebe peteroli yose iri mu nzira, yaba ari ku cyambu yaba ari mu bwato, igere mu gihugu. Ingamba ya kabiri ni ukureba uburyo ibicuruzwa dukura muri ziriya nzira nabyo dutekereza ahandi bishobora kuva, bigaragaye ko ibiciro byazamutse ku isoko. Uyu munsi nta kibazo twari twakagize ku biciro by'ibiribwa ku isoko mu Rwanda, ariko bigaragaye ko ibiciro bizazamuka muri biriya bihugu tubikuramo, tugomba no gutekereza ahandi twakura ibicuruzwa bituruka hanze. Basabye ibintu bibiri kandi byumvikana. Icya mbere ni ukubafasha kubona ubushobozi buhagije bw'amafaranga kugira ngo babashe kugura peteroli nyinshi bayibike mu gihugu. Ubundi umucuruzi wese agira stoke bitewe n'amafaranga yashyizemo, ubwo leta iri kubafasha kunegosiya n'amabanki y'abaguriza kugira ngo babongerere umwenda, babe batumiza peteroli ihagije. Niyo iboneka mu karere yamaze kuhagera, nibura u Rwanda rubashe kuyinjiza tuyibike mu gihugu. Iyo ni ingamba imwe dufite kandi turi gukoraho vuba muri iki cyumweru. Ikindi, hari abashoramari bemereye leta ko bagiye kubaka ibigega kugira ngo twongere ububiko bwa peteroli mu gihugu imbere. Tugomba kubafasha kugira ngo uko kubaka ibigega kwihute. Mu minsi iri imbere tuzaye dushobora kubika peteroli y'igihe kirekire ku buryo n'izi shoke zigaragara zibe dufite ububiko buhagije, ntizitugire ingaruka z'igihe gito. Iyo turebye, wenda navuga nk'ibikoreshwa by'ibanze bikoreshwa mu nganda. Uyu munsi dufite inganda z'ibyuma, ibyuma harimo n'imisumari n'ibindi. Izo nganda nyinshi zikura ibikoreshwa byazo, yaba ari mu Buhinde yaba ari mu Bushinwa. Bivuga ngo ibiciro byabyo bizamutse byagira ingaruka ku kiguzi cyo kubaka mu Rwanda. Ikindi tureba nk'ibikoreshwa mu nganda zikora amavuta yo kurya, uyu munsi byose bituruka hanze. Nk'amamesa ntabwo dukora amamesa hano mu gihugu, aturuka muri Malaysia, Indonesia. Ubwo nabo bagizweho ingaruka n'izamuka ry'ibiciro. Bivuga ngo natwe twabona amavuta arimo kuzamuka,
tugomba gukorana n'abayakura hanze kugira ngo turebe nibura stock dushobora kuba dufite mu gihugu imbere. Dufite ibindi, iyo urebye turacyafite ubwinyagamburiro nk'isukari, dukura isukari nyinshi hanze, ariko isukari nyinshi tuyikura mu bice muri Afurika ndetse no muri Brazil. Twizera ko wenda uretse ibice bishobora kuzamukaho gato, ariko ntabwo birebwa cyane, ntabwo ari ingaruka zitaziguye ziriya ntambara. Ibindi ni ibyunganira ibyo dufite mu gihugu, kuko hari ibyo tumaze kugerageza kwihaza, ariko tukagira ibitwunganira.